yagerageje gusohoka do ziriri kwifunga ibiri kumukurura iki kintu ngo kirimo abana benshi abana bo muri uyu mujyi bose niho bajya oya katururi kubitano biranga do biranga asigaramo indani muri ball of twine niho bari nini koko babarire mwana wanjye ni inkuru nanone ivugwa muri aka gace ka Kansas hariyo cya ball of twine gitwara abantu mama Amelia wumve wambonye mama yaje kumushaka yego mwana wanjye nakubonye akana ikintu kirongera kirizinga neza cyitonze abakigezemo ntibakivamo ibi ni ibibera muri uyu mujyi urabona ko no muri uyu mujyi hashya harongera akifunga nkaho nta cyabaye Amelia singigeze mubona ikintu gisekeje rero Amelia burya nta naho yari yagiye We the whole town upside umujyi wose twarawushatse ended up finding her exactly where she birangira mama w'umwana musanzu yari yamusize largest ball of twine muri cya twine cya kindi kinini together icyo kintu nicyo cyongera guhuza abantu I'm so sorry my dear babarire my dear mufite irungu abana baba abantu bose muri iki kintu niho cyarabatwaye ababyeyi rero niyo mpamvu iki kintu bagikunda baza kugikoraho. It was a heartwarming reunion. Ewana kwari ukongera guhura kwiza cyane. Ibaze ibyo byari byabaye. When everything was put right. Ibaze uburyo twongeye kwishima ibintu bisubiye mu buryo. I'm not sure. Hakuri iki kisinzi. Happily driving off to the next. Nabonye umugore n'umwana we batwara imodoka barongera basubira bavuye arabeshya. Kuki ari ibirego by'abantu byinshi cyane by'abantu bagiye baburira muri aka gace kanyu. Sherifu ari guhatwa ibibazo hari abantu benshi baza muri uyu mujyi bakabura. Bamirwa na kira kintu. Assure you, we are the safest little town in Kansas. Umujyi wacu ni wo mujyi rwose utekanye muri Kansas yose. We are all God-fearing family folk. Just cyane famille zose zibaye muri uyu mujyi turi abantu batinya Imana babantu nyine turakijijwe. If you're family folk, then why are there no children in this town? Nimba mwita nkaho muri famille abantu bose bari no kari imiryango gute nta bana baba muri uyu mujyi wanyu. Ni umujyi utajya ugaragaramo abana. Mwese muri ingumba. Sherifu waje nyine nuwaje kumukoresha iperereza ubwo ari muri ankete. We've been talking tumaze umwanya tuganira all this time and I'm realizing that you have not seen. Bibaze ko tuganira iki gihe cyose akaba ari gumenye ko utarabona iriya ball of twine. Tugende ubanze uyiremo ikurura abantu. Personal tour. Reka ngiye nkwiyerekereze nyikujyaneho. Ubwo no kuvuga ngo sherifu umuntu waruje gukora iperereza nawe abaza impamvu muri uyu mujyi n'abana babamo niba mugeza kuri iriya ball of twine irayitimumira. Niko muri uwo mujyi bigenda iyo hageze ubaza ubusa kira kintu kirakumira. Uwo nundi mujyi turebye. Sibyo? Ubwo naje bereke nundi mujyi bihuberamo. Yari rocking ibisanzwe. Ubundi narange ryiza nta birahure mataje mwubaka. Ubundi narange ryiza nta birahure bizima ayo mataje mwubaka nta kintu maze. Cyase ayo mazu yanyu mubamo. Bantu mufite za kenkayeri ukeneye kurangura ahantu ari ibirahure by'ubwenge dufite stock nini ko turamazu twagiye twubaka ariko n'amarange turayakuvangira ukagira kureri yose ushaka. Pana bya bintu ngo ngenge inzu yanjye bayisiga umweru oya aratukuvangira karangi gasuku wifuza. Narangi ryiza nabirahuri byiza bikomeye ntanzu mbona. Noneho reka nkumenera ibanga. Crevo General Trading Limited ijari igisubizo kuba shaka amarangi meza ya original n'ibirahuri byiza kandi bikomeye. Abashoramari mu by'ubwubatsi ibigo bitandukanye bacuruzi baza kenkayori abiyubakira amazu yabo bashaka kaba meza kandi akomeye ni mugane Crevo General Trading Limited. Turanguza